Guys, nshuti bavandimwe dusangiye aka kazi ka topography cyangwa se ka surveying ku bakoresha icyongereza, bazaniye amakuru mashya mfite nuko kugeza ubu ngubu udafite GIS hamwe na Rio Card Trainer Empire ushobora gukoresha Civil 3D ukagabanya ibibanza mu buryo bungana, ukabihereza ibipimo byose bikenewe, ahasigaye Subdivision ikagenda neza. Uyu munsi nibyo tugiye gukora tubikoresheje Civil 3D kugira ngo igihe waba utafite GIS wagiye mu ntara cyangwa se kurashinga ntibizaguhagarikira akazi. Twagiye icyo uheraho nk'ubusanzwe usetinga unit ukareba yuko uri gukorera muri metero. Noneho ibipimo byacu murabibona yuko uko dusanzwe tubikora, ndi muri decimals, imibare 3 makitso, ango hano ndashyiramo decimal degrees, noneho insolation unit cyangwa se unit scale insulated to content ibe meters, nkirike okay. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ngiye gukora ikibanza cy'umubose gifite metero 800 kuri metero 500. No kuvuga ngo iki nicyo kibanza tugiye kugabanya, tugikorere subdivision, tugicemo ibibanza bigiye bifite intumbero bitewe no kumukiriya abishaka. Hamwe ushobora kuhashyiramo residential, ahandi ukahashyiramo ubuhinzi, kwa kundi bakora master plan. Muri make reka tuvuge ko akari akarere ko muri Kigali. Icyo dukora bamaze kutwereka ubutaka, bivuze ngo wafashe nka pare wajya kuri tere uhita ufata isinguno ko ari enye kugira ngo ubashe kubona perimeter y'ubutaka. Ubutaka rero bugomba kuba bufite izina bubatije, niyo mpamvu ujya hano kuri site, right click new, warangiza ukabwita izina. Aha reka tuhite Gikondo kugira ngo atazagira umuntu uvuga ko twakoresheje ikibanza cye. Nitumara kuyita Gikondo no kuvuga ngo turapurayinga okay. Iyo maze kwita site izina, ngiye kuri aka kamenyetso ko gutenya nka extending, nahita mbona site nayo maze kwita izina ninyikozaho, murabona yitwa Gikondo. Item ni for sub items, bivuze ngo ni impande enye ikibanza gifite. Number ni 0, area iracyari 0, perimeter ni 0, style ni property kuko ni umutungo we, tax ID nanone ni 0. Noneho kugira ngo izi detail nayo mbonye zihinduke, no kuvuga ngo noneho ikibanza ngiye kubwira iyi sambu yuko namaze kuyita izina Gikondo. Ndajya muri Parcel, nindangiza njya hano kuri Parcel, create parcel from object, nindangiza nyikirikaho nkande enter. Hano under create parcel from object table, site turayita Gikondo kuko niko yitwa. Uyu ni wa mutungo we. Uyu mutungo dushobora kuhinduza no tukabita open space, dushobora kubita property, dushobora kubita single family, kimwe nuko dushobora no kwita izina rishyashya. Nkaha ngaha handitsemo ngo new parcel, nshobora no kuyita ngo umudugudu. Narangiza nka applyinga okay. Ni ukuvuga ngo hano parcel style irahinduka umudugudu, parcel layer irahita ajya muri layer, parcel segment layers nazo zijya muri layer, nta mpamvu yo kubihindura. Ahasigana hasinze kubwira ikibanza cyanjye yuko labels cyangwa se area label style no icyo iza ku displayinga, nshaka yuko iza kumpa izina ikampa square meter na acres, ikampa n'ubuso muri metero kare no muri are ku bakoresha Ikinyarwanda. Nimara kubikirika gutya ngakirika kuri okay, murabona ikibanza kirahita gihindura ibara, gihite kinampereza ryazana ni umudugudu rimwe 40,000 square meter acres. Ntarajya kure rero no kuvuga ngo hano nagombye kuba naciyemo imihanda, ariko ndaje ngicemo nonaha ngiye kureba buryo ki nafata iki gice cyo hejuru no offsetting metero 70 kugira ngo mbone umuhanda wo hepfo. Nindangiza aka karongo nayishyizemo kwifatizo ngasibe, nongere nshyiremo undi muhanda. Ubu hagati na hagati ni hano, sorry, hagati na hagati naha. Nindangiza ubu icyo ngiye gukora, ngiye gushyiramo imihanda kuko ikibanza iyo tukigabanya murabizi umujyi wa Kigali udutegeka ko ibihanda byose biri accessible cyangwa se bifite imihanda ibigeraho. So gushyiramo imihanda hano bandi buze gushyiramo umuhanda utambitse, uyu ndaza kwita road 1. Nindangiza nanone uyu w'umutuku w'icyatsi mwite road 2. Gushyiramo imihanda rero ni bya bindi bisanzwe. Iyi chapter nayo tuzagera mu gihe tuzaturi kwiga road design kuko mu minsi itaha ndi buze kuyishyiraho. Turajya kuri alignment, then tujye kuri create alignment from object. Object dufite no kuvuga ngo ni iyi line.
ninyikirikaho ndahita nkanda enter ihite inyereka icyerekezo cy'umuhanda. Ni ukuvuga ngo ishushanya umuhanda aka gacuma aho kareba niho 0, ni ukuvuga ngo irahera hano, noneho end y'umuhanda ize kuba hirya. Iyo ushaka ko uyu muhanda uhindukira ukirika kuri reverse, noneho uyu muhanda ndazana navuze ko nza kuwita road 1, umuhanda nimero ya mbere. Hano kuri type iraza kuba ari center line. Description nta wundi uyishushanya ni njyewe, reka nshyiremo ko ari ngende kuwukora, ushobora gushyiramo ikindi kintu ushaka. Then hano kuri site nanone ukaza ukayibutsa ko site wayise Gikondo kugira ngo itaza gushushanya umuhanda mu ikoresha data za hano ariko igashushanya umuhanda utari. Alignment style ni umuhanda wo guproposing, birashoboka yuko waba uri na existing ariko reka umukoresha uri proposed. Hano icyo ndi bukore ndaza guhita nkirika okay, bivuze ngo wa muhanda urahita wikata kakomeza kitwa umudugudu, gahita kagira izi square meter ziri hejuru. Murabona ko izo hasi zagabanutse ariko ziteranyije zaba ari cya kibanza cyose. Ikindi ndi bukore ubwo ndasubiraho nanone nkore create element from object, nanone njye kuri uyu muhanda wa kabiri naho nkirike enter. Umuhanda wo nshaka yuko uri buze kuba uturuka ufite 0 hano hejuru, nanone end kaza hano hasi. Ndahita nemeranwa n'imashini, nindangiza nyita umuhanda nimero ya kabiri. Nanone center mbereke kuriya hano site nyibwire kari muri Gikondo, nanone mpite nkirika okay. Umuhanda urahita wongera ugabanyemo cya gice cyo hasi inshuro ebyiri zingana 17 kabiri amazero 3, 17 kabiri amazero 3, cyangwa se ekazi 42 n'ibice 5 nibyo bingana na bira dufite hejuru. No kuvuga ngo nimara guca iyi mihanda, mu by'ukuri ukora design y'umuhanda urabizi ko uyu murongo aba ari center line, kuko center line niyo ibyara buri ibice byose by'umuhanda uko mubizi. No kuvuga ngo iyo ni step ya mbere. Twari turi gukora gucamo imihanda, noneho tugiye kuri step yindi ikurikira ya gatatu. Dukomeje ku muhanda, tugiye gukora ibyo bita ni right of way. Hamwe na hamwe muzajya musanga aho byiyandika no kuvuga ngo itabasha kuvuga road, ariko mukabasanga hari ijambo ryanditse gutya LOW, no kuvuga ngo risobanura right of way, no kuvuga ngo ni ibisate by'umuhanda. Aho muzabona rero bimeze kuriya ntibizabatungure. Kugira ngo tubone iriya right of way, none turasubira muri Parcel, noneho tuze kuri create right of way. Niturangiza nanone ubwo ngiye guhera kuri uyu muhanda nimero ya kabiri, ndaza nkirike kuri uyu mudugudu wa mbere, nkirike no kuri uyu mudugudu gatatu uko bibangikanye, nkande enter. Ninkanda enter under create right way table, ndaza gushyiramo parameters zuko ndibuze gucamfaringa umuhanda wanjye. Aka kamera munandize ngo create parcel right of way, offset from alignment irambwira metero 20. Nshobora kuzirekiramo kuriya, no kuvuga ngo iburyo n'ibumoso irahita ifata metero 20. Nushaka ko umuhanda wa metero 10 hiri uzahashyire 5, ahandi uhashyire 5, ariko hano ndagerageza gukoresha imibare minini kugira ngo wenda buri wese abashe kubyumva. No clean up at parcel boundaries, no kuvuga ngo nanone hano ni fillet radius ya parcel boundary ni metero 20. Clean up method no kuvuga ngo hano dufitemo fillet, tukagiramo chamfer na nani. Dusubira inyuma gake muri za chapters nari maze kwa uploadinga mu kanya. Zira chapters nabigishaga commande za AutoCAD ari nazo za Civil 3D. Kuvuga ngo nababwiye ko fillet ari ikora clean up hagati y'alignment abiri yifashishije agace k'uruziga, ariko chamfer igakoresha udusegment. Dusubira muri technical drawing ku ishuri, no kuvuga ngo segment uyibona yo ufite 2 point iyo uzijoyininze uba ufite segment. Nanone intersection ya segment ebyiri aho segment A na B bihuriye aba ari point. Ibyo byo ni ibintu biri normal. So no kuvuga ngo hano turakoresha fillet kugira ngo ize gucamfaringa ikoresheje akaziga, ariko hari n'igihe noneho ushobora gukoresha iyi nane ni mu gihe ushaka ko umuhanda urubuze ko ufite ziranguna, ariko murabizi mu gukora master plan cyangwa se imihanda, umuhanda udafitemo turiya tuntu tw'udukavu rwose ubishye abari nko kurya inyama. Clean up at alignment intersection nanone irakoresha fillet radius nanone ni 20. Nanone method dukoresha fillet mite nkirika okay, murabona irahita ibikora. No ngo
clean up yakoraga ni utungutu. Noneho turangije gukora iki gice umuhanda wa mbere, nanone duhita twongera dusubiremo iriya step dukore umuhanda w'igice cyo hejuru tujyane. Iyo wiga software uyigira kuri tutorial, cyane ko ngema nagerageje kunyura mu nzira ngufi, urakurikira. Turasubira kuri Parcel, dusubire kuri right of way, cyangwa se hari software uzasanga ikoresha iri jambo LOW, ariko Support 2020 no kuvuga ngo ukoresha right of way, ujya muri Parcel right of way, noneho nze kuri iki gice cyo haruguru nkande enter, then hano kugira ngo tubone difference irimo, hano dukoresha metero 16, nanone hano hasi tuhashyire 16 ikoresha filet, even na hano dushyiramo 16 kugira ngo abarizo ikoresha. Bivuze ngo ndaza kuba mfite umuhanda ufite metero 32 iburyo n'ibumoso n'ibintu biri no ninkirika. Okay, murabona ko naho irahita icamfaringa no kwanga irahita carving utu tuntu. Mu by'ukuri utu tuntu murabona yuko turaryoshye, tumeze neza. Ningira hangaha rero no kuvuga ngo wa muhanda ibyo wari ufite isigabanyeho 6 na 5, na hano dufite ama property 4, bivuze ngo aya mahuriro y'inzira hari igice kibaze ahangaha naha, bivuze ngo hano nagombye gukoramo raccordement cyangwa se nka joininga izi alignment. Uburyo ngiye kubikoramo rero hari inzira nyinshi, ariko inzira yakorohera nkamwe mukiri gutangira kubyiga, cyane ko nanjye wenda nta byinshi nzi cyane, nuko ndi busubire hano muri Parcel, noneho nkajya kuri Parcel creation tools. Ninjya muri aka gatebo bampaye, ndi buze kuza hano kuri Parcel union kugira ngo mbashe kujoininga hariya ibi mbihuze, kuko ubutaka bugomba guhura. Noneho njya kuri Parcel union, ina selecting 6, 4 na 5, ndagize nkande enter. Ntacyo mutabona yuko twa tuntu twigabanyagamo turangiye, bivuze ngo ndabihuje 4 na 5 biragenda, nsigara na 6. Bivuze ngo iyi property iraha nshobora kuba hamaze kuba mu muhanda ndabizi, nshobora kuza no nkaza kuri Parcel property, narangiza nkaza hano nka editing current selection sinyite property, narangiza nkayita dead road. Ni ya mihanda ibitafite dead road, ibigendagenda mu dead road. Noneho na applyinga okay, apply okay, no kuvuga ngo aha leta hahinduka ariko kandi hakomeze hitwa umudugudu. Noneho igikurikiye hano icyo ngiye gukora, ngiye gutangira gutekereza kugabanya iki gice cyo haruguru cy'umudugudu. No kuvuga ngo ndibuze kugishyiramo inzu za R1, inzu zigeretse rimwe zifite cyangwa se G+1. No kuvuga ngo ndibuze gusubira none muri Parcel creation tools, none nindangiza sinsubira hano kuri Parcel union, subira hirya ngiye kuri slide line izo ngiye gukoresha. Slide line ninyikirikaho ndabona create Parcel layout, ariko nanone mwibuke ko ngifite iyi table ya Parcel layout tools. Hano rero no kuvuga ngo habaho exception. Iyo ugenda mu muhanda utwaye imodoka, icyo utegetswe nuko nimba uri guturuka mu muhanda utari main, ureka abafite priority akaba bagenda bari muri main, uva mu muhanda urasuka mu rongo akaba ari bo babanza. Bivuze ngo aka gataburo kirime bwa mbere niko kuzuzwa mbere kamaze kwirema. Donc kuri site iraba ari Gikondo, Parcel style ni road, then hano hasi kuri Parcels nyibwire area label style iza gukoresha. No bango nkeneye kiza kuma izina ikampa square meter na acres nkuko nasanzwe mbyaka mu kanya. Hano rero binanashoboka yuko ushobora no gutiga kuri automatic add segment label, noneho igagenda izishyiraho. No bango line segment label style, icyo gihe nshobora kuyibwira ati impereze distance yonyine, cyangwa se kama distance na bearing. Ibi ngibi turaza kubibona nyuma, ndibuze kubereka mu gihe ndibuze kujya kuri boringa kugira ngo bitaza kugaragara nk'umwanda, cyane ko ibi nibyo kwigiraho. Nzakora indi video nanone igenda igerageza clarifying ibintu ntagenda nihuta gahoro gahoro, bitewe na comment muzamwampaye kuri channel naremye kugira ngo tujye tuyunguranaho ibitekerezo. Ninkirika okay,
aka gataburo karagenda, ariko murebe kuri iyi kaso yanjye handitse ngo select parcel to be subdivided. Aha ntabwo nahita nyikirikaho kuko ngomba kubanza kuza ngakora parametrage ya hano cyangwa se setting y'ubunini bw'ikibanza. Hano rero ngiye no kuvuga ngo nshaka ikibanza gifite wenda square meter 3,500. Noneho hano minimum frontage muze gucekinga kuri internet cyangwa se hano muzajya gukora master plan haba muri Congo cyangwa se mu bindi bihugu, kuko twebwe mu Rwanda turayifite, ariko bitabujijwe ko dushobora no kuyivugurura. Frontage no kuvuga ngo y'imihanda inyura muri quartier niya distance iva ku muhanda kugera aho inzu iri, nushaka ubyite road reserve. Reka hano dushyiramo metero 15. Noneho use minimum frontage offset, hano ushobora kuvuga yes cyangwa no. Uvuze no birashoboka, ariko nanone ngiye nshaka kuyikoresha. Frontage offset nanone ni distance iva kuri frontage ijya ku yindi. Hano ndaza gukoresha nka metero 20 minimum width. Mujye mukurikira kano gacumu kari hasi, ni ukuvuga ngo uko nkirika ako kantu kose haragenda hajya agacumu gakorespondana n'ibyo ndi gushyiramo. Hano nshyiramo 25. Nanone ninjya kuri minimum depth, nibavuga depth ujye ku kibanza cyangwa se mu gihe uri gukora master plan ujye wumva kari length y'icyo kibanza. Nibavuga width umenye ko ari ubugari bwacyo. Ibyo ni ibintu biri normal. Hano naho ndagira metero 25. Minimum depth maximum ikibanza urayirimita ukavuga ati ntuze kurenza metero 1,500. Biraterwa, ushobora kuyiha bikeya ikaza gukata ubanza buto, ariko hano nibarakira muri 5 nta kibazo. Noneho nitugera hano use shortest frontage kuko ingeri maximum. Nanone iyo ukoresha use shortest hano maximum ntibikiri 5, ariko automatic layout hano ndabushyira muri buri automatic bya ina parameter agani frontage na mirongo nagiye nshyiramo. So no bango yamaze gukora parametrage y'ibi bintu nibo nshobora kuza ngakirika ku gace nshaka guhita nkorera subdivision. Ninkirika hano ninkirika kuri uyu no bango ndaza nkirike ninangiza nkore enter. None bahite bambwira ngo select from layout tools or exit. No kuvuga ngo ndagaruka hano muri parcel creation tools, nindangiza nze hano kuri slide nindangiza aha ni igikondo, noneho aha ni road irimo, ariko sinshaka gukomeshamo dead road kuko nabandi kuyibeshya hano. Reka noneho nze ne editing aka gace, noneho nindangiza hano nkite R1A land regulation. Nuvuga ngo tuhashyire inzu zigeretse rimwe. Hano niyo na applyinga okay, zirahita zijyamo hariya. Nindangiza name and square meters ngirike okay. Nindangiza ngaruke kuri aka gace aka ndekiremo bya za parametrage nara nasimbutsemo akantu, sorry kwibeshya bibaho. Noneho hano nyibwire ko ari 15. Hano naho mpagire 25, aho se ndekira 25. Nindangiza hano mbigire automatic. Ninza ngakirika hano barambwira ngo select start point of frontage yanjye nshaka ko iza kuza igahera hano, noneho igatambika, nanone ikaza kuze igapfira hano. Nuvuga ngo icyo ndi bukore nuko ndi bukande enter. Noneho hano barambwira bati accept result. Ese result urayemeye? Ngiye nohita mvuga yes. Nimvuga yes ibibanza byanjye leta byigaragaza ne escaping nkore kuri escape cyangwa se exit. Nze ngabanya annotation scale hano ninshaka nyigire kimwe cya 500. Bivuze ngo nugerageza kureba ibibanza nciye hano byitwa R1A land regulation niko yitwa. Ikibanza kaba gifite 3500 nk'ibyo natse bingana na acres 86. Murebe ibibanza birangana, ariko nimba mubizi neza nk'abantu bakora muri cadastro no muri GIS, hari ubwo tugabanya ibibanza hakaza kugira ikibanza kiza gusigara ari kinini. No kuvuga ngo hano bitewe nuko imashini ikoresha ubwenge buri artificial, ariko twe dufite buri natural Imana yaduhaye. Hano yabonye ifite 4590 n'ibice 12. Mwibuke muri parameters twayihaye ko twayibwiye ko iribuze gukoresha maximum frontage.
bivuze ngo hano yari gukora 3500 igahita isigarana 1090, niyo mpamvu yabyihoreye. Aha rero ntabwo uhihorera ibisigara, hari ibyo twita ngo ni ibisigara, ariko ntitubyumve nka ya matabi abantu banywa, ni igisigara ku butaka. Aha ni ukuvuga ngo ndongera ngakora subdivision, ntibe nsubira muri ziriya formule zose, ndagenda nkazana umukasi, ngasubira muri Parcel creation tools, ngasubira hahandi muri aka kantu kitwa slide line, ariko no simfate slide line, ngafata iyo bita free form. Aka kantu kasigaye rero nshobora kuza noneho nkavuga ati reka nze ngatuzemo noneho inzu ya R1 ugati R3, ngahita nterekamo etage nini, ifi land regulation ya R3, narangiza nkakora apply OK, noneho ngakirika OK. Icyo gihe no kuvuga ngo icyo ndi bukore nuko ndibuze kuza ngakirika aho nshaka guca icyo kibanza, nakirika hano hasi kigahita kigabanya, ndetse n'aha ngaha hari hakitwa umudugudu, naho hagahinduka R3, narangiza wenda aka gace ko hasi ko nkakihorera. Akaba birashoboka ko nako nagahindurira, nkaza kuri parcel property, narangiza nkazaho hano nkavuga ngo edit current selection, narangiza nako nkakita R3A, kubera ko ari agasigara gashobora kuba kanafite ubuso buruta biriya nari maze gukora, bihita byihindura. Hano hari R3A. So aha ngira ngo nkamaze kwemera yuko ibyo nababwiye ko Civil 3D ari software nziza ikora n'ibindi bintu abantu bibwira yuko bidashoboka. Ubundi nta software iri kampara wavuga ati ni ndamuka nyibuze ubuzima burahagarara, igihe cyose muzahora murya amafaranga y'abaturage, ariko mwabakoreye akazi keza. Icyo bibasaba rero ni ugukoresha umutwe, ni ukuzunguza ibintu mukabyiga nk'abamwe ibinini. Nongera mbisubiramo, nanjye ntabwo mbizi cyane, ariko ikiriho nuko ntegereje ko muzambwira muri comment aho nagiye mbyica, kugira ngo twungurane inama, nanjye mbashe kugenda nzamuka ngenda mbimenya. So nuvuga ngo ubwo hano twahise R3 land regulation, nuvuga ngo ngiye gufata kino gice cyo hasi noneho nkite residential. Icyo nkora ni iki, nanongeye gusubira mu za procedures nagendaga nkoresha, hano kiremo undi murongo, ubwo ni tufate nka center y'umuhanda, ndetse nindangiza ninshaka ngende muri metero 60 mpashyire undi murongo, no mu zindi 60 mpashyire uwundi. Nindangiza agako hejuru nanone ndaza kukita alignment, create alignment from object. Nindangiza aka nako ngakoremo alignment, ninshaka nkite boundary 1, urubibi rwa mbere. Noneho hano nyibutse neza yuko site nende gukorera muri Gikondo n'ubundi, kuko niyo twakoresheje, nkirike OK. Bivuze ngo kuri za square meter za zirimo aha ngaha irahita izigabanyemo kabiri, igice kimwe kijye hano, ikindi gisigare hasi. Bivuze ngo hano nshobora gusubiramo ya nzira y'ukuntu nabishushanyije mu kanya, naciye mu bindi bibanza, nkabanza ngaca ibingiye imbere yuko njya handi, kugira ngo mugende mubifata mu mutwe, kuko ndabizeye buryo umuntu ufata amamega y'akareba tutorial ni wa muntu uvuga ati ejo bizantunga bitunge n'umuryango wanjye. Hano icyo ngiye gukora nshobora kubanza nkabyeditinga nanone, noneho nga creating new parcel. Aha nkahita wenda residential R1A cyangwa R1B, na applying OK, apply OK. Bivuze ngo aka karahita gahinduka. Hano ni R3 land regulation, hano murabona ko yabaye residential 1B. Nanone ndi gusubira hano muri create, ngiye muri parcel layout tools, nanone nze hano kuri slide line, noneho hano nanone creating inshyashya nyite residential
R1B, nindangiza na applying iri zina no kuvuga ngo risanzwemo R1BB, na applying OK. Hano nanone nyibwire impereze name and area muri square meters and acres, nkirike OK. No kuvuga ngo ndaje nsubira hano muri Parcel, imashini irantengushyira isi bitwara. None ndangiza nze slide line hano mbishyiremo kuriya, nindangiza nze hano muri setting, noneho nyibwire ko nshaka 3000 ku kibanza kimwe, hano 15 25 reka nkomishe mu ibingibi kugira ngo tutipasa muremure. Hano bambwiye ati select parcel to be subdivided, nshaka kugabanya iki ngiki. Nindangiza bambwira ati select start point of frontage. My first point of frontage is this one, then I come this way, I come the other side, then I end up to this corner, then I hit OK. Ibanza birahita byikata, nimara kwikata then bambwira ati se do you want to accept the result? Yes of course. Ni nemeza ko nshaka iriya result, no kuvuga ngo automatically ibibanza byanjye biraza bifite 3000. Iyi ni boundary yo hagati. No kuvuga ngo nshobora kubyihorera kugira ngo hano nze guca mu undi muhanda, none hano nkahasimbuka akaba ari umwanya uri buze kumpa agahanda kinjiriramo hano kajya mu bibanza, narangiza nkaza nka subdividinga aho. Icyo biri buze kunsaba n'ubundi ntekereza ko nshobora gukora alignment from object. Iyi nayo noneho nkayita boundary 2, narangiza hano nkayita nyibutsa ko site ari Gikondo, n'ubundi noneho narangiza ngakirika OK. No kuvuga ngo izi square meter zirahita zigabanyemo n'izi, hasi hasigara kiriya gice naho hasigara ikindi. Nongera nsubire muri alignment, ndabisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo mubashe kubifata mu mutwe, kuko ngira kubikora numvaga meze nk'umuntu ukibyibuka, ariko mwebwe mukeneye kuba mubifata mu mutwe cyane. Bivuze ngo rero gukurikira ibyo ndi gukora no gukanura amaso kandi tukabifata mu mutwe. So no kuvuga ngo ngiye gufata aka gace ka hano, noneho kubera kari munsi y'umuhanda, nanone ngiye kuri parcel property, hano create new, noneho ninshaka mpite yuko ari muri recreation center, ahazajya ibintu by'imyidagaduro, ibikinisho by'abana. Ndabizi ko mutari abana. Noneho nimara kubyita izina, urabona hano ni residential R1B, ariko hano hamaze kuba recreation center already. Ndaza gusubira muri Parcel, then nze kuri Parcel creation tools, nindangiza nze kuri slide, nindangiza nanone Gikondo residential, hano nanone create new, mpite recreation center RC, apply OK. Aka nindangiza ngafunge, hasigaye ngiye kwisetingira hano, naho mbabwire ko ari 3150. Noneho ari ama distance nanone nyerekera uko ameze, cyangwa wenda kugira ngo dukoreshe ibintu bitandukanye nshobora gushyiramo 20 byose, kuko ntabyo twenda kujya gutanga ahantu, ariko basically ibingibi nibyo ukorayo ugiye kwaka icyo kiraka. Muzagerageze kuba ba surveyor mu nzira no mu nzu. Icyo mvuga nuko haba mu nzira ugenda utekereza surveying, noba uryamye utekereze surveying, kuko no mwuga mwiza. So no yamaze kukirika hano, mwitegeze kuri iyi kaso yanyu, bambwa ati select parcel to be subdivided all no kuvuga ngo uramutse ugiye kwaka akantu ko hasi bahita bakubwira pick, ariko I don't want to pick, I just want to select my parcel, kuko pick ushobora no kujya hano, ariko nshaka picking aka. Then bakavuga ngo select start point of the frontage nshaka kera hano, igahita itambika, yagize gafungira ahangaha, nangiza ngakirika OK, nkemera result bampaye. Mu byukuri ubuso natse nibwo bampaye. Uyu mwanya usigaye hano nshobora kuyihora nkaza kuwukoramo imihanda nitonze. Bitabujijwe yuko nshobora no kuza nanone hano ngakoramo akandi kanyampande,
buriya surveying ni ugushushanya kandi ndabizi ko turabyiga twese umuntu agashiduka abimenye nyine nta kundi. So ni ukuvuga ngo hano ngiye gushyiramo akandi kantu kameze nk'agahanda, noneho ngerageze offsetinga uyu murongo, ariko ntacyo, reka ibingizi bikore muri chapter 2 nkomeza nsubiremo aka ngaka kugira ngo bitaza kubacanga. Ubutaha none nzabakorera ikintu kiri irregular shape ku buryo nshobora gushyiramo nka roundabout mo hano bikaba byakunda rwose ugasanga ahantu byabaye sawa. Noneho nano reka nshyiramo kandi gahanda kamanuka gashobora kuba kakwasesinga hano naho nongere ncemo ibindi bibanza wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndakomeza kandi ngasubiramo select object, umuhanda ukaba kamanuka kuriya, nshobora kukita wenda yuko ari boundary 4 cyangwa se wenda nkakita road north east. Noneho hano nkaza nkayibwira ko ari muri Gikondo. Hano noneho kugira ngo dukoreshe utu tuntu tugiye tandukanye nakoresha proposal, reka nkoresha existing. Noneho hano kireho all labels kugira ngo rebe ikiza guhinduka kuri center y'umuhanda. Ninkirika okay, urabona umuhanda uraburi tabulated. No kuvuga ngo EP niyo end point, bivuze ngo hano umuhanda ugarukira kuri metero 205. Then hano kuri aho umuhanda uhera hariho BP cyangwa se beginning point. Ibi ngibi mukwiye kuba mubimenya muri road design, nzabisubiramo cyane kuko umuhanda ni ingenzi. Aha rero tumaze gukora uyu muhanda, murabyibuka ngiye gusubira inyuma gakeya. Murabizi ko tuzamo hano tukaza kuri right of way. Right of way tugiye kongera kugabanyemo, tukirika kakari hano, tugakirika n'aka ngaka, tugakirika enter, bakaduha dushyira ama offset y'uburyo bw'umuhanda n'ibumoso bwawo. Twarangiza tukabishyiramo, tugakirika okay, bakongera bagakavinga. Bivuze ngo rero ahangaha n'ubundi dushobora gucamo ibindi bibanza cyangwa se wa muhanda wanjye wanyuraga n'ujya kwasesinga ibibanza nkaba nkuhaye urwinyagamburiro, kuko nuvuga ngo imodoka yaturutse muri uyu muhanda ishobora kuza hano igakata ikaza ikagera, cyangwa se igatambika ikagera hari. Ni byo nakomeje rero kugenda mvuga yuko kwiga izi software bisaba kuba umuntu afite umwanya. Mujye mubishakira umwanya, niwumva unaniwe ubiretse kugira ngo bitaza kukujena. Reka none dushyiremo undi muhanda umanuka ku buryo uwaza hano yakongera akamanukamo kugira ibibanza byose biba bifite access. Ngiye gusubiramo nanone create alignment from object. Hano nanone mpite north east west 1. Ubwo nubwo bw'imihanda ari kwita site ni Gikondo. Nanone hano mpare boring, nindangiza nongere nsubire kuri Parcel, create right of way. Nanone ndafata iyi land regulation mfate na hano, nindangiza nanone ninshaka nshyiramo 15 ndangiza nkirike okay. Isi kurashinga irakurashinze. So nuvuga ngo rero ubwo ikurashinze kuko ninkirika okay birahita bigenda. Reka dusozereze kuri iyi step. Mwamaze kubona uko ibanza nagiye mbikora. Noneho ubutaha akandi ka video ndibuze gukora, ndibuze guhita nkomerezaho ndibuze guhita nkomerezaho cyangwa se reka mbe mpagaritse gakeya